Shalom nshuti z'ikiganiro menya ukuri, twongeye kugirirwa andi mahirwe kugira ngo tuze kuganira ku ijambo ry'Imana. Imana iba yaduteguriye uyu munsi. Nk'uko tubizi, buri munsi umunsi uwo ari wo wose uba ufite ibyawo. Umunsi uwo ari wo wose Imana iba yateguye ijambo ryayo. Uyu munsi yatugeneye irindi jambo ritandukanye n'iryo yatubwiye ejo hashize, kandi nk'uko buri munsi Imana igenera abantu bayo ifunguro ry'uwo munsi, niko itugenera n'ifunguro ry'umwuka. Rero wowe Imana yahisemo kugira ngo wumve iri jambo, utega amatwi wumve ijambo Imana yaguteguriye uyu munsi, wasanga hari icyo ryakumarira. Rero nzi neza yuko twese uko tuba twararemwe ku isi, Imana iba yaraturemye ifite umugambi. Uyu munsi rero yatugeneye ijambo riri mu Itangiriro igice cya 32, uhereye ku murongo wa 22 ukageza ku murongo wa 33. Turahabona inkuru y'abana babiri, umwe witwa Yakobo undi akitwa Esawu, babyawe n'umugabo witwa Isaka na Rebeka. Ariko iyo usomye iyo nkuru uza kubona yuko umwe muri abo bavandimwe yariganyije mugenzi we umugisha. Rero nyuma yo kumuriganya yaje guhungira ahantu kwa Labani. Ayahungiyeyo amara igihe kirekire, igihe kije kugera ahitamo gusubira iwabo. Ariko muri rwa rugendo rwo gusubira iwabo yaje guhura na marayika aramukiranya, bagirana ibiganiro muri iryo joro. Ariko bagikirana haza guhindurirwa izina, ava ku izina ryitwa Yakobo ahindurwa Isirayeli. Urwo rugendo rwose rero yagenzemo rwari urugendo ruruhije, rwari urugendo rukomeye, ariko Imana iza kumuhindurira izina. Uwari umuriganya witwa Yakobo aza guhindurirwa izina yitwa Isirayeli. Na n'uyu munsi tuvuga ngo Imana ya Isirayeli, Imana ya Yakobo, kubera yuko yari yarahawe umugisha n'umubyeyi witwa Isaka. Aranamubwira ngo uzaguhesha umugisha nawe azaheshwa umugisha, uza kuvuma nawe azavumwa. Ariko umugisha yakuye kuri Isaka ari we se, ni uyu munsi Abisirayeli bakigenderaho. Ariko noneho nubwo uwo mugisha yawubonye mu buryo bw'uburiganya, uwo mugisha wawumugumyeho. Uyu munsi wa none Imana nawe ishobora kuguhindurira izina, ikagukura ahantu habi, ikagukura ahantu hagayitse, ikakuvanaho umuvumo wari wo wose waba ufite, ikakugira umunyamugisha. Rero ni ukuvuga ngo yaje guhabwa umugisha na se, ariko awumuha binyuze mu buriganya. Ni inkuru muza gusoma mu Itangiriro igice cya 32. Turimo kubona ukuntu Yakobo yaje guhindurirwa izina. Ushobora kuba uri umuntu mubi, ushobora kuba uri umuntu w'umuriganya, ushobora kuba abantu bakuziho ikintu kibi, bakakwitirira imico mibi. Niba unywa inzoga cyane ugasinda, bakavuga ngo dore wa musinzi aciyeho, ntibavuga izina ryawe nyaryo, bakakwitirira ibyo ukora. Bakavuga bati dore wa mujura aciye hariya, dore wa musinzi aciye hariya, dore yanda yiciye hariya. Ariko igihe kimwe kiragera Imana ikaguhindurira izina, wahura n'Imana, Imana ikafata bya bindi bikurembeje ikabigukuraho, ikagukuraho iyo mitwaro yose. Nk'uko Yakobo yakiranye na marayika w'Imana, Imana nayo ishobora guhura nawe igakirana nawe, ikagukuraho ibyo bintu byakurembeje, ikagukuraho rya zina ribi, ikagukuraho bwa businzi, ikagukuraho bwa busambanyi, ikagukuraho bwa bujura abantu bakuzeho, ikagukuraho ubunyamanyanga, ikagukuraho ibintu byose bibi. Noneho ikagukuraho imivumo, ugahinduka umuntu mushyashya, noneho ugahindurirwa izina. Byashoboka. Hari n'undi muntu tubona muri Bibiliya mu gitabo cya Esiteri igice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku murongo wa 13. Turabona umugabo witwa Moridekayi. Moridekayi yari umuheburayo, yari umuyuda, yari umuntu wabaga ku irembo afungura irembo, ari umuntu uciriritse cyane, ariko akaba mu gihugu kitari kiwabo, akaba mu gihugu cy'abanyamahanga.
hariho ngo hariho inkone z'umwami ngo zashatse kwica umwami, baramugambanira, ariko Moridekayi aza kubihishura, aza kubarega, barabimenya, izo nkone barazica, noneho babyandika mu gitabo cy'ubucurabwenge. Igihe cyarageze, igihe cy'Imana kigeze kugira ngo Moridekayi nawe ahindurirwe izina, habayeho ikintu kimeze gute? Habayeho kuvuga ngo umwami abuze ibitotsi. Amaze kubura ibitotsi, igihe kimwe aryamye abura ibitotsi, atumiza igitabo cy'ubucurabwenge, asomye abona inkuru ivuga ngo hariho igihe umwami yaragiye kwicwa, umuntu bita Moridekayi arabitangaza, izo nkone barazica ebyiri. Noneho arabaza ati, ese uyu muntu wahishuye ibi bintu sinicwe? Mwigeze mumugororera? Baravuga bati ntabwo twamugororeye iryo joro, kuko umwami yabuze ibitotsi agasoma mu gitabo cy'ubucurabwenge, byaje kugiraho ingaruka nziza kuri Moridekayi. Hanyuma aza guhindurirwa izina, ahindurwa umunyacyubahiro, akurwa ku irembo. Inkuru iri muri Bibiliya, muri Esiteri igice cya 6 uhereye ku murongo wa 1 ukageza ku wa 13. Aza guhindurirwa izina, ava ku irembo, ashyirwa ahantu mu rwego rw'icyubahiro. Ariko ibyo byose ntabwo byabaye ikintu yarazi, ni ikintu cyamutunguye. Imana igiye kuguhindura izina iragutungura, ndetse ibintu bikakurenga, umuntu akaguha icyubahiro utari ugikwiriye. Kubera iki? n'Imana iba yamufasheho. Ni ukuvuga ngo iryo joro, kuko ryari ijoro ridasanzwe, ubundi umwami yararyamaga agasinzira, ariko icyo gihe yabuze ibitotsi. Nawe uyu munsi wa none hari abantu bagiye kubura ibitotsi ku bwawe, bagutekerezeho. Niba waratawe, niba nta muntu ukikwibuka, hari igihe kizagera Imana nayo ibuze abantu ibitotsi, bagutekerezeho, nawe bagutelefone, nawe bakugirire neza. Ntukavuge ngo abantu baragutaye, ngo Imana yaragutaye, ngo abantu baragutaye barakwibagiwe. Oya, wowe kora ibyiza, gerageza ukore ibyiza, gerageza ushake Imana, gerageza usenge, uve mu byaha, ukiranuke. Igihe kizagera Imana nawe ifate ku bantu, ibabuze ibitotsi, bakwibuke, bakugirire neza nk'uko Moridekayi yakoze ibyiza. Ni ukuvuga ngo Moridekayi yabikoze atitaye yuko hari icyo bazamumarira ejo hazaza, yabikoze gusa abikoreye ineza ye nk'uko umutima we wari ubimubwiye. Ni ukuvuga ngo nawe ujye ukora ibyiza utitaye yuko uwo muntu bikoreye ari we uzakwishyura. Ushobora gukora ibyiza uyu munsi, ariko nawe ukazagirirwa neza biciye mu nzira imwe cyangwa bigaca mu yindi. Ni ukuvuga ngo rero Moridekayi yagize neza, aburira umwami, atanga ikirego, avuga ati hari abantu bagiye kwica umwami. Abitangaje, umwami ntiyapfa, ariko birandikwa. Igihe kigeze cy'Imana kugira ngo nawe agirirwe neza, umwami abura ibitotsi. Ni ukuvuga ngo ibintu bishobora gutinda, bigatinda cyane, ariko ntibihera. Iyo Imana iza kugirira neza, ibintu biratinda ariko bigasohora. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Wowe ntukarambirwe gukora neza. Ijambo ry'Imana mu Galatiya 6:9 haravuga ngo ntimugacogorere kugira neza, kuko igihe nigisohora muzagororerwa nimutagwa isari. Na Moridekayi yagize neza, akora ikintu cyiza cyane, arategereza. Igihe cy'Imana kigeze, nawe aragororerwa. Imana itugirire neza, nawe kora neza. Igihe nikigera uzahindurirwa amateka, uzahindurirwa izina, uzagirirwa neza. Ahandi tuza kubona, turabona ahantu muri Samweli wa mbere igice cya 16 uhereye ku murongo wa 1 ukageza kuri 13. Turabona Dawidi nawe akurwa ahantu habi, akurwa ahantu hasuzuguritse. Yari umwana uragira intama, kandi yari umuhererezi mu muryango w'umugabo witwa Yesayi. Hariho rero igihe cyo kwimika umwami. Baza muri urwo rugo, haje umuhanuzi witwa Samweli, aje kwimika umwami uzasimbura umwami Sawuli, kuko Sawuli yaramaze kwangwa n'Imana. Ariko umuhanuzi Samweli, Imana imwohereza muri urwo rugo rwo kwa Yesayi ngo ashakemo umwami yakwimika, akamwimikisha amavuta. Ageze muri urwo rugo kwa Yesayi, yasanze abana 7. Abo bose Imana iravuga ngo ntabwo ibashimye, Imana irabagaya. Ariko arabaza ati, ese hari undi usigaye? Yesayi aravuga ati,
hari umwana usigaye umwe, we ntibamutekerezaga, ati ni umuhererezi aragiye intama ari mu gasozi. Samweli aramubwira ati uwo mwana nimumutumiza aze. Nuko uwo mwana aje, Imana ibwira Samweli iti uwo nguwo niwe ukwiriye kwimika. Amusukaho amavuta aramwimika. Ni ukuvuga ngo Imana ntireba igihagararo cy'abana b'abantu, Imana ntireba uko abantu bareba. Abana b'abantu bareba ku bintu bifatika, abana b'abantu bareba ku gihagararo cy'umuntu, abana b'abantu bareba ku mafaranga umuntu afite, abana b'abantu bareba ku mashuri umuntu yize, abana b'abantu bareba ku buranga umuntu afite, abana b'abantu bareba aho umuntu akomoka, aho umuntu avuka. Ariko ngo Imana yireba ku mutima. Na Samweli ubwe yarebaga ibihagararo, akareba igihagararo cy'abahungu, akareba abarebare, akareba ab'uburanga, akibwira ngo uwo nguwo niwe mwami ukwiriye kwimikwa. Ariko Imana iramubwira ngo uwo nguwo si we, ahubwo ifata wa wundi usuzuguritse, wa wundi w'umuhererezi, wa wundi uragiye intama, abantu b'abashumba n'abantu icyo gihe bari basuzuguritse. Ariko Imana iramubwira iti abantu bareba ibifatika, bareba hanze, ariko njyewe ndeba mu mutima. Kuko yarabaga mu mutima, akabona yuko mu mutima wa Dawidi harimo umutima ukunda Imana, harimo umutima uzayobora, harimo umutima utandukanye n'uw'umwami Sawuli. Avuga ati uwo nguwo niwe nifuza yuko wakwimika. Dawidi ni umuntu wanditse zaburi nyinshi muri Bibiliya. Yari umuntu ufite indangagaciro, yakundaga Imana, yari afite umutima unaca bugufi, yakoraga icyaha akihana. Imana rero ireba umutima wa Dawidi, iravuga iti uyu muntu ndamushimye, ni ukwiriye kwimikwa akaba umwami. Nubwo yakoze ibyaha byinshi, nubwo yasambanye n'umugore wa Uriya ariwe Berisheba, ariko yagiraga n'umutima wo kwihana, yari afite umutima wo kumenekaga akihana. Imana rero ireba mu mutima, yemera yuko ari we bimika. Baramwimitse rero abo umwami w'Abayuda, abo umwami w'Abisirayeli, abo umwami asimbura Sawuli wari warigometse, wasuzuguye Imana. Imana yari yamubwiye ngo ajye kurimbura ubwoko bw'Abamaleki, ntaburimbura ahubwo akirokorera inyamibwa, agafata mpiri n'umwami Agagi. Imana nibwo yavuze ngo kubaha kuruta ibitambo. Imana rero yarebye Dawidi, isanga afite umutima uciye bugufi, umutima wubaha, umutima wihana. Aravuga ati njyewe bari wo wimika. Kuko Imana ngo ireba ku mutima, ariko abana b'abantu bakareba inyuma, bakareba ibifatika. Ni ukuvuga rero Dawidi nawe yakuwe ahantu hasuzuguritse, imuhindurira izina, aba umwami w'Abisirayeli. Imana itugirire neza, Imana idufashe. Undi muntu tubona ni Yosefu. Yosefu iyo umurebye nawe yahinduriwe izina. Habaho igihe bene se bamugirira ishyari kubera yuko yari afite igikundiro, kubera yuko yari umwana wavutse ku mugore wari warabaye ingumbi igihe kirekire. Hanyuma igihe kikagera akabyara Yosefu, akabyara n'agaherezi bita Benjamin. Nuko se aramukunda cyane, amurutisha bene se. Bene se bamugirira ishyari ndetse bahitamo no kumwica. Igihe kiragera ntibamwica, ariko bamukorera ibindi bibi, bamujugunya mu rwobo, bamugurisha ku baguraga abacakara, agurishwa mu gihugu cyo muri Egiputa. Ageze muri Egiputa nanone ahura n'ibindi bibazo, aza guhura n'ikigeragezo cy'uko umugore w'umutware wari wamuguze yifuje ko baryamana, arabyanga. Aravuga ati sinakora icyo cyaha nkacumura ku Uwiteka. Ubwo urumva yuko yavuye mu kibazo kimwe yinjira mu kindi. Imana yaje kumutabara, Imana yaje kumugirira neza, Imana yaje kumwitaho, Imana yaje kumurwanira muri icyo gihugu. Imana nawe ishobora kuguhindurira izina, kuko ibyo abana b'abantu babona si byo Imana ibona. Yosefu rero yaje guhindurirwa izina. Mwene data nawe Imana ishobora kuguhindura izina, ikagukura ahantu habi. Niwizere Imana mu izina rya Yesu, Imana yaguhindura izina. Hanyuma turabona yuko umwami Farawo
yaje kumugira umuntu ukomeye. Nawe Imana ishobora kukugira umuntu ukomeye ikakugirira neza. Wikwiheba ngo uvuge ngo uzahera mu butindi, wikwiheba ngo uvuge ngo wowe wabuze urubyaro ngo ntuzabyara, wikwiheba ngo uvuge ngo ufite ubukene. Imana ishobora kuguhindurira izina, Imana ishobora kugukura ku cyavu, Imana ishobora kukwicazanya n'ibikomangoma, Imana ishobora kugutabara, Imana ishobora kukurwanaho, Imana ishobora kugukura ku rwego rumwe ikakugeza ku rundi. Kuko Imana yazamuye mu ntera Moridekayi ikamukura ku rwego rwo kuba ku idembo ikamugeza ahantu akaba umuntu ukomeye, niko nawe Imana ishobora kugukura aho hantu habi ikakugeza ahantu hakomeye. Nk'uko Imana yahinduye amateka ya Dawidi akava mu ishyamba aragira intama, akava muri iryo shyamba agahinduka umwami, niko Imana nawe yagukura aho hantu hakomeye. Ntaho Imana itagukura, ntaho Imana itanakugeza. Hari ibintu rero abantu bibwira akavuga ati njyewe kuko iwacu bari abakene nanjye nzaba ndi umukene, nzapfa ndi umukene, kuko iwacu nta n'igare bigeze bagura, njyewe sinzigera ntunga n'imodoka. Uribeshya cyane. Imana ishobora kugukura ahantu habi ikakugeza ahantu hakomeye. Imana ishobora kugukura mu bukene ikakugeza mu bukire. Imana ishobora kugukura mu bujiji ikakwigisha ukazaminuza. Imana ishobora kugukura ahantu habi ikaguhindurira izina, ikaguhindurira izina. Abantu bakaba barakwitaga umuntu w'umusinzi ugahinduka umukozi w'Imana, abantu bakaba barakwitaga kuri indayi ukavamo umugore mwiza. Rero icyo usabwa ni iki kugira ngo Imana iguhindurire izina? Icya mbere ni ukwizera umwami Yesu Kristo, kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo abari muri Kristo Yesu bahindutse byaremwe bishya, ngo dore ibya kera birashize. Ni ukuvuga ngo wamaze kwakira Yesu Kristo aguhindurira izina, aguhindurira izina. Wari umuntu mubi agahinduka umwiza. Ikindi usabwa kwihana ibyaha byawe ukabivamo. Ni ukuvuga ngo nawe iyo habayeho ikintu cyo kwinjira muri Kristo Yesu, akuramo umwanda mu mutima wawe, akuramo icyari kiri mu mutima wawe, aguhindurira izina. Icyitwaga icyaha akagihindura gukiranuka, icyitwaga ubujura akabihindura ubukiranutsi. Imana ishobora kuguhindura amateka. Niba ari umukene, Imana ikinjira mu mutima wawe ikaguhindura, imitekerereze igahinduka, imivugire igahinduka, imikorere igahinduka. Wa muntu twari tuzi wari umuntu uciriritse tukabona ahindutse. Imana ishobora kuguhindura amateka nk'uko yabihinduye, igahindurira amateka Yosefu, igahindura amateka Dawidi, igahindura amateka Moridekayi. Nawe yahindura amateka yawe. Turabona undi muntu bita Pawulo, ariwe wigeze kuba Sawuli. Sawuli yari umuntu w'umufarisayo mubi, atoteza itorero, atoteza bizeraga Yesu. Ariko igihe kigeze ari mu nzira agiye gukomeza gutoteza itorero i Damasiko. Aho turabisoma mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 9 uhereye ku murongo wa 1 turabona iyo nkuru. Ariko akigenda ajya gutoteza itorero yaje guhura n'Imana. Imana imuramuhindura, yikubita hasi yubamye arahuma. Aza guhura n'umukozi w'Imana witwa Ananiya, aramusengera, aza guhumuka. Ariko nyuma yo guhumuka yoherezwa i Damasiko avuga ubutumwa. Rya torero yaragiye gutoteza ajya kuribwirizamo. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kuguhindura nawe igihe wari umuntu mubi, wanga iby'Imana, utoteza abantu b'Imana, wanga ibintu by'Imana, wanga gusenga, wanga n'abakozi b'Imana. Igihe cyagera Imana ikaguhindura. Igihe cyarigeze rero avamo umukozi w'Imana mwiza. Niwe tubona wanditse ibitabo byinshi byo mu Isezerano Rishya. Ziriya nzandiko zose yazanditse ari muri gereza. Kuki yari muri gereza? Yatotezwaga nawe kubera yuko yakoreraga Imana, yavugaga ubutumwa. Ni ukuvuga rero Imana nawe ishobora kuguhindura izina, ikagukura ku kintu kibi ikagushyira ku kintu cyiza. Imana iri kugirira neza. Icyo usabwa ni iki rero? Ni ukwizera umwami Yesu Kristo, ni uguhinduka icyaremwe gishya, ni ukwihana ibyaha, ni ukwihangana no gutegereza. Kuko Imana iguhindurira izina mu gihe cyayo, mu gihe yagennye. Ntabwo ari igihe cyawe, ahubwo bisaba ngo umuntu ategereze icyo gihe cy'Imana. Igihe cy'Imana nikigera, Imana ihindure imibereho, ihindure izina, ihindure
imitekerereze, kandi Imana ihinduye, ariko bisaba ngo umuntu ategereze, bisaba ngo umuntu yihangane, bisaba ngo umuntu akiranuke, bisaba ngo umuntu ave mu byaha. Urakoze rero yuko wabanye natwe. Rero nsoza reka nkusengere. Uwiteka Mana, navuze ubutumwa, mbwirije aba bantu ubu butumwa, ndasenze kugira ngo abanyumvishije bose ubagirire neza, abo bose bakeneye guhindurirwa izina, abo bose ubafashe, abakene, abafite imibereho mibi. Mana, ndasenze kugira ngo bahindurire iyo mibereho, bave muri urwo rwego rubi, ubashyire ahantu heza. Ababuze agaciro, ndasenze kugira ngo bahindurire izina, ubazamure mu ntera, ubavane muri urwo rwego rwo kubura agaciro, ubashyire ahantu kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Abari bafite ibyaha byabananiye kuvaho, ndasanga kugira ngo ubahindurire izina, ubavane mu rwego rwo kuba abanyabyaha, ubavane ku rwego rwo kuba abantu babaswe na Satani, ubahe kwitwa abakiranutsi bawe. Nsengeye n'aba bantu bihebye, bumva ko nta cyahinduka mu buzima bwabo, bahindurire izina, ubongerere ibyiringiro byo kubaho ejo hazaza, kandi ubagire abakiranutsi bawe. Mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo buri muntu wese wanyumvishe umuhindurire izina, umugire icyaremwe gishya. Nanjye ndagushimiye yuko wabanye nanjye, mu izina rya Yesu, amen. Shalom.